Hey, what's up? Scratch the DJs here. Good morning! What are you talking about? Wanyohereje akajana nkajya kwigurira agatelefone, wanyohereje akajana nkajya gusohoka n'inshuti n'abavandimwe, wanyohereje akajana ibi n'ibi. Could you possibly rewind and come again? Okay. Hari ya dream ufite ushaka kugeraho ni irihe niki? Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe, ni umusore wanyu Scratch the DJ kuri ino channel. Ikintu cya mbere dushyira imbere ni umwete no guhinduka, transformation and motivation, niyo ntego y'iyi channel. Subscribinga ujye uhora ubona ibintu bigutera umwete ugatera imbere, ibintu bituma uhinduka ugatera imbere, niyo ntego yanjye. Niyo mpamvu nzajya nkora mbazanira utuntu tundi kugira ngo dukomeze dutere imbere. Uyu munsi nta kintu nshaka kubabwira uretse cyane inshuti n'abavandimwe, inshuti zanjye mukomeje kugira ikibazo cyo kutagera ku ntego mushaka kugeraho. Ngewe niyemeje kujya mbaha utuntu tundi dushobora kuba twabafasha, utuntu tundi nkeka ko twabafasha mu buzima bwa buri munsi. Ndashaka kubwira cyane inkumi n'abasore muri ubu buzima bw'iki gihe. Ubuzima bw'iki gihe buriruka cyane, ugasanga dufashe ibyemezo rimwe na rimwe bitaduteza imbere, ugasanga ni ibyemezo byo kugira ngo twishimishe aka kanya, ariko ejo hazaza bikazatugora kurushaho. Ugasanga ariyo mpamvu duhora mu nzoga, mu biyobyabwenge. Abakobwa bacu bari gufata ibyemezo bitari bizima, ugasanga bari kujya mu buraya, ugasanga bari kwicuruza kugira ngo babone ya iPhone nshyashya, wa mwenda mushyashya, kugira ngo bazajye muri ya club nshyashya yasohotse. Ni ukubera iki? Ni iki kindi twakora cyatuma dutera imbere tukagira ubwo butunzi tutiriwe dusabiriza? Icyo kintu nicyo kintu cya mbere ndi kurwanya, cyo gusabiriza. Ugasanga uri gusaba uncle wawe ari muri Amerika cyangwa se tonto wawe ari muri Europe, kumubwira ati wanyohereje akajana nkajya kwigurira agatelefone, wanyohereje akajana nkajya gusohoka n'inshuti n'abavandimwe, wanyohereje akajana ibi n'ibi. Ibyo ntabwo ari ibintu byiza cyane, kandi hari ubumenyi dufite, hari ubushobozi dufite dushobora kuba twakoresha tukatera imbere aho turi. Ese wari ugera ubona cyangwa se wari ugera wibaza yuko nta kintu kitari kuri iyi si kitariho kugira ngo kidufashe gukemura ibibazo duhorana nabyo buri gihe? Niko kazi kacu ka buri munsi, ni gukemura ibibazo. Hari inkuru mwigeze kumva, umubyeyi yari umupapa atashye avuye ku kazi ananiwe, yiriwe akemura ibibazo ku kazi. Ageze mu rugo abaza umwana we ati se warangije devoir, warangije homework, warangije umukoro? Noneho umwana aramuzanira uwo mukoro we, amugejeje imbere ati se ibi ni biki mwiza uno munsi? Umwana aramusubiza ati problem, ni ibibazo. Ubwo papa arareba asoma, nyine abona nyine ni ibibazo, ni amahurizo, nawe urabyumva. Nuko rero umwana amaze papa kutameze neza, ati byagenze bite? Ubwo mama we yarazaniye papa we ikintu cyo kunywa, akabyeri ko kunywa. Nuko rero umwana amaze ku kazi byagenze bite? Papa aramubwira ati ni ibibazo mwana wanjye, ni amahurizo nk'aya ngaya nawe ubona. Urumva yuko aho uri hose ni amahurizo buri munsi. Ese urakoresha izihe metode zo gukemura ibyo bibazo? Einstein yawe yaravuze ati kugira ngo ukemure ikibazo ntago ugomba gutekereza mu buryo bumwe bwatumye icyo kibazo kiba. Ni ukuvuga yuko ugomba gushaka ubundi buryo bwo gukemura ikibazo. Ntago rero uzahora ukemura ibibazo kwa kundi ubikemura by'igihe gitoya bikongera bikagaruka. Ugomba kubikemura ukamenya ko bivuye mu nzira, ugakomeza ugatera imbere. Ese wabyitwara mute? Ese wabigenza ute? Niyo mpamvu buri gihe uba ugomba gukora amahugurwa hirya no hino kugira ngo urebe utuntu twagufasha mu buzima bwa buri munsi gukemure ibibazo byawe. Wowe musore uri
ku kazi utagakunda, menya yuko ukariho atariko uzahoraho. Wicika intege, komeza ugakore, ubike amafaranga menshi ushoboye, uyashyire ku ruhande kugira ngo ayo mafaranga washyize ku ruhande uzakoreshe bwa bumenyi bwawe usanzwe uzi, bya bintu byawe usanzwe ukora ku ruhande kugira ngo uyabyazemo umusaruro. Bizagufasha mu minsi iri imbere. Wowe mukobwa nawe nuko, ni ibintu bimwe. Ntabwo umugabo ari uzagukiza, ntabwo ari tonto ufite company uzagukiza, n'ubumenyi bwawe buzagukiza. Icyo nicyo kintu cya mbere cyo kumenya. Wishaka kwirukanka ngo uciye bugufi ngo kugira ngo ugere iyo ushaka kugera. Nta muntu wakiza anyuze iya bugufi. Iyo unyuze iya bugufi uzi ibintu biba bigutegereje. Ushobora gufatwa, ushobora guhuramo n'ibintu bikakwangiriza ubuzima. Ntabwo ibyo ari byo bintu wakagombye kunyuramo. Tekereza neza, urashaka ibisubizo kandi urabibona. Nubaza inshuti n'abavandimwe, inshuti zawe se zikumariye iki? Nimba ari inshuti zawe zihora zikujyana mu bishuko, izo ntabwo ari inshuti nziza. Shaka izindi inshuti. Mu buzima hari ibintu uzahura nabyo byanze bikunze. Ibyo uzakora byose, uzahura n'abantu bakuvuge nabi cyangwa se baguca inyuma. Uzahura n'abantu baguha ibishuko cyangwa se abandi bagufashe. Uzaba umukoresha, ukoresha abakozi bakwibe bagere bate. Ibyo uzahura nabyo, ugomba kubimenyera. Uzagera ahantu wumve uri wenyine mu buzima, nta nshuti nta bavandimwe bakuri hafi kugira ngo bagufashe. Ni ukumenyera ubuzima ko ushobora kumera gutyo. Ibaze uri mu modoka muri abantu 20, ni bisi murimo igize accident, usigaye uri wenyine kandi ugomba kuva aho hantu. Wabigenza ute? Ntabwo mbikwifurije, ntabwo mbyifuriza, ariko n'ubumenyi bumwe na bumwe twagombye kuba tuzi mu buzima, cyangwa se kuganira n'inshuti n'abavandimwe ukamenya utuntu tundi bakoresha kugira ngo batere imbere. Nicyo kintu kuganira bimaze. Ntabwo kuganira ari buri gihe, ese wabonye kanaka ameza atya na gutya na gutya, ese wabonye Instagram ya kanaka hariho utuntu no. Ibyo ngibyo ushobora kubikora, ariko ntabwo ari byo biguteza imbere cyane. Ikintu kiguteza imbere, ese wabonye kanaka yakoze imodoka, yabigenje ate? Ukajya kumushaka ukamubaza ati wakoze imodoka ute? Akakubwira ati nabigenje gutya, nagiye mu ishuri, va mu ishuri njya kureba umukanishi anyigisha ukuntu akora aka kantu n'aka ngaka. Ndavuga ati aka kantu bikoze na kwa kundi nabonye mu ishuri, nshobora kuba nakora kandi kantu kameze gutya. Aragenda arabigerageza biranga, arongera agerageza biranga, arongera agerageza biranga, aragerageza abigwaho. Urumva ko yakoze ibintu utuntu. Ariko se nimba yarabigerageje bwa mbere bikanga, inshuti zikaza kamwe ati tujye gusohoka, tujye kunywa kamwe, bakagenda akanywa kamwe, umunsi ukurikiye ugasanga ari muri hangover. Muri hangover, uri muri hangover uri wenyine uri kwibazaho uko bati ibi ni ibiki nakoze. Ubwo ya projet ibifashe undi munsi nta kintu biri gukora. Cyangwa se tuvuga urundi rugero, wagombaga kujya gufata amashusho uri cameraman ahantu, ugasanga waraye mu nzoga, burakeye mu gitondo ugiyeyo utameze neza, watinze, wakererewe, ubikoze nabi, ntubikoze neza, nta kantu na gato uvumbuye. Iyo kontra nuyibona ntimuzaganira neza ngo bakwishyure neza, usange urimo uraburana ibintu utakagombye kuba urimo uraburana nabyo. Ubwo ni ukuvuga ko uba uri guta umwanya wawe, uba uri guta igihe cyawe. Kandi ukunda kuvuga ngo ubuzima ni bugufi. Ubuzima ntabwo ari bugufi, ni wowe ukora ibintu bitari bizima bikujyana aheza. Niyo mpamvu wumva ko ubuzima ari bugufi, ugomba kubuprofitamo igihe cyo cyose. Reka guprofita ubuzima nta kindi uretse gukora ikintu wumva cyakuzanye kuri isi. Ese niki cyakuzanye kuri isi? Ni ukwireba uryoherwa. Iki cyakuzanye ku isi ni ukuvumbura ibintu. Niki cyakuzanye ku isi? Ni ahawe wo kukimenya. Icyo ngufasha no kugira ngo guto n'utundi ukanguke, ushyiremo umwete, ushyiremo ubushake, maze ubuzima bwawe buhinduke, butere imbere. Ejo bundi tubone Bill Gates uvuye mu Rwanda, ejo bundi tubone Mark Zuckerberg uvuye mu Rwanda, ejo bundi tubone kanaka uvuye muri Afurika. Kubera iki bitabaho? Ntabwo buri gihe ari abazungu gusa bazajya bahora babikora. Natwe turashoboye, kandi hari abandi birabura benshi babikoze
ni ugushaka story zabo, nzazishaka zimwe na zimwe nzajya nzibaha, cyangwa se mwagiye muzumva hirya no hino, hari gusoma ibitabo cyangwa se kujya kuri YouTube ugashakisha. Social media zibereyeho kugira ngo zitange amakuru yo kugira ngo tubashe gutera imbere, ntabwo ari kugira ngo ziduhe amakuru yo kugira ngo dukomeze turangare. Nimba kanaka wabonye Zari yambaye gutya, nawe wumve ko ugomba kwambara kuriya. Nimba wabonye Zara tukana kanaka, nawe uvuge ngo nanjye ngiye gutukana na kanaka. Nibwo ndaba numva dumugore ushitse cyangwa se ndumugabo ushitse cyangwa ibintu ngibyo. Uri guta umwanya wawe. Hari byinshi ushoboye kuba wakora, hari ibintu byinshi ushoboye kuba wageraho. Shakisha mu buzima bwawe niki cyakindi ufite mu mutwe ushaka kugeraho, hari kantu ufite mu mutwe, hari ya dream ufite ushaka kugeraho, ni iyihe, niki? Bishakishe muri wowe, wumve ko bishoboye, ubishakishe, ukore hasi, ushireho umwete, uzabigeraho. Wabonye umwana wakoze umuhanda ibirometero n'ibirometero, wabonye umukozi wo mu rugo utunze za miliyoni, abana benshi bari gukora utuntu tundi. Wabonye umukobwa uhinduramo amapine akayakoramo decoration, akayakoramo intebe nziza, n'utuntu tundi. Aho ngabo bari kuvuga kubera iki bafashe umwanya wabo kugira ngo bakore ikintu cyiza. Nawe ndabizi ko bishoboye, shakisha aho biri, bikoreho, wicika intege, tera imbere. Niyo mpamvu iyi channel iriho. Ubwo ngubwo ndagenda kiraho utundi n'utundi. Hano hejuru ubona akantu kari gaciyeho, ukande kuri iyo video, nuko ari video nshaka kureba kugira ngo igufashe. Hanyuma ikindi nagusaba nta kindi uretse gukanda hano ugasubscribinga, nimba wumva ko ibi bintu mvuga bishobora kuba byagufasha ugatera imbere, bishobora kuba byaguha morale, byagutera umwete, byagutera ingufu, ukajya gushakisha cya kintu ushaka kugeraho ngo ukigereho. Scratch the DJ nkuko ubibona aha ngaha, gahunda ziri guhinduka vuba vuba, with on the night everything, buri kintu cyose. Ndabakunda cyane, dutere imbere hamwe, turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Scratch the DJ.